Muraho neza abakunzi bacu baradukurikiye umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho, kandi subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ngo uhita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho n'ibibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ese ninde uratambuka mbere? Turebeye kwa bino birango, agafureshi kari iburyo kari mu mutuku, akari ibumoso kari mu mukara, kandi mu muhanda twebwe tugendera iburyo, ibumoso akagendwamo n'ibinyabiziga biri kuza bidusanga. Bivuze ko abazatambuka mbere azaba ari abari guturuka aho weho uri kujya imbere. Abari guturuka aho weho uri kujya nibo bazatambuka mbere, abaza bagusanga kubera ko bo bari mu mukara. Ubwo azatambuka mbere, ibinyabiziga biri kuza bigusanga, wowe uzabiha inzira. Ndakeka ko waramusamo B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe bindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Ibihe? A, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B, gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bihita biteza ambutiyaje. Gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago byo biba birimo n'ibyago by'uko ushobora no kubura ubuzima, kubera ko uje uri kwirukanka ukatira feri kandi ntabwo uri kugenda mu muhanda wenyine. Ibindi binyabiziga biguturuka inyuma bishobora kukugonga, hakavamo ibyago n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu bibujijwe. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga ndakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini
mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kikura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. Romoroki iri gukururwa bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ari nijoro cyangwa se n'igihe cy'ibihu hari ibihu byinshi cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, kandi iyo romoroki iri gukururwa iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Rero hari ukuntu ibigomba kugaragazwa kugira ngo abaturutse inyuma nabo baze kubona ko ihari iyo romoroki iri gukururwa. Igaragazwa gute? A, itara ryera riri kuri romoroki inyuma. B, itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. C, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Iyo romoroki kubera ko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura igaragazwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri iyo romoroki inyuma. Ndizera ko ramstamo D, ndizera ko ramskandika ku papuro. Utari wayisemo ndizera ko n'icyamuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habiri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Icyapa cy'inyongera giteye ku buhe buryo? A, karifite ubuso bw'ibara ryera. B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C, mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Hari abantu batazi gutandukanya kare n'urukiramende. Iyo bavuze kare aba ari impande enye ariko impande zose enye ziba zingana. Iyo bavuze urukiramende aba ari impande enye ariko haba harimo impande ebyiri ndende zingana n'ebyiri ngufi zingana, nibwo bita urukiramende. Kare yo aba ari impande enye zose ziba zingana. Rero icyo cyapa kiba gifite ishusho y'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ndizera ko uramutamo B, ndizera ko uramuskandika ku papuro. Utari wayisemo ndizera ko n'icyamuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umukozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso? Ugeze mu isangano ry'umuhanda hariya haba hari feruje ukasanga biriya bimenyetso bimurika bitari gukora byapfuye, ariko ukasanga umukozi ubifitiye ububasha ashobora kuba ari umupolisi cyangwa se ari umukorerabushake ariko baba bafite ibibaranga akaguha kino kimenyetso. Uba ugomba gukora iki? Uba ugomba kwitwara ute? A, gukata ibumoso gusa. B, gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C, guhagarara ku murongo guhagarara umwanya muto. D, komeza imbere gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, guhagarara ku murongo guhagarara umwanya muto. Uhagarara ku murongo guhagarara umwanya muto kubera ko hari ahantu hari ibimenyetso bimurika haba hari imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero uhita uhagarara, hari abandi ubwo aba yemereye. Rero ugomba guhita uhagarara kwa uriya murongo ubuhari wo guhagararaho umwanya muto. Ndizera ko mose, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye akaba yakumurikaho. Mu ntera ingana iki? A, metero 100. B, metero 50. C, metero 40. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 40. Amatara yo kubisikana aba agomba kumurika mu ntera ingana na metero 40 nijoro igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Aba agomba kugaragara muri metero 40. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. Amatara maremare ni muri metero 100. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo babaza kugira ngo ujye mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Bushobora kugera ku bihe bipimo: A metero 2.50, B metero 2.75, C metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 2.75. Butagomba kurenza ibipimo bingana na metero 2.75. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande 4. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishijemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu saha. B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C, iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D, umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye mbere uba wabanje wabona kino cyapa ariko kidashishemo umurongo ubereretse utukura, bari kukubwira ngo ugiye kongeza umuvuduko muto uragenderaho abe ari uwo nguwo wanditswe mu birango. Wabona kino cyapa bacishemo uno murongo ubereretse, ukaba uhegeze ku iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Muri make bacishemo umurongo utukura, ushaka wajya munsi wa muvuduko muto bari bakubwiye gatwarira niba ari kilometero 30 gatwara muri kilometero 25 mu isaha ntihagira ikintu bagutwara. Mu gihe mbere bari kukubwira ngo ngeze umuvuduko, ntugendere ku muvuduko uri munsi yo nguwo bari banditse mu birango. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse mu miji ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni nubuhe buremere? A, toni 20, B, toni 16, C, toni 12, D, toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C, toni 12 ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3. Iyo yavuze imitambiko, niba hari umupine uri iburyo undi uri ibumoso, kiriya cyuma kiba kirimo hagati kibihuza nicyo bita umutambiko. Rero ugomba kutarenza toni 12. Ndizera ko waramusitamo rero C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Noneho iyo bongeyeho ngo cyangwa
cyangwa irenga hatarimo makuzungu, uzamenye ko ho ari toni 16. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo babaza kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru y'itubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda rigenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka gasanga ataka adakora yakora iki? Ugeze kuri feruje usanze biriya bimenyetso bimurika biyobora ibiziga byapfuye, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aguca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Be gutwara neza nta gutinda mu isangano, se guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe, de gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ririya sangano rigenzurwa n'ibimenyetso bimurika, akenshi akunda kuba hari imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye myinshi, aho uri imihanda myinshi. Rero mu gihe usanze biriya bimenyetso bimurika byapfuye, nta muntu uri no kubayobora, uca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo kubera ko n'ubundi biba byapfuye. Witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kubera ko haba hahuriye imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye, bivuze ko haba hari n'ibinyabiziga byinshi. Witondera rero n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ukeneye kode mbwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Ukeneye kwiga turi kumwe amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa cyangwa se mu buryo bwa online, turakwigisha wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'icyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Uri kugenda mu muhanda uhuye n'icyo ry'amatungo, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A. Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Niba uri kugenda mu nzira nyabagendwa ariko harimo n'umuyobozi ushoreye amatungo, ugomba kugabanya umuvuduko ugatambukana ubwitonzi kugira ngo nubiba ngombwa ko uhagarare bitakugoye. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ajya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ibinyoteri. Mu ntera ingana iki? A. metero 100, B. metero 200, C. metero 150, D. metero 250. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C. metero 150. Amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ni ibinyoteri bigomba kugaragarira muri metero 150 nijoro igihe ijuru rikeye. Nabibasobanuriye. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Amatara maremare ni muri metero 100.
ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo babaza kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa kivuga, ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A, aho imihanda ihurira. B, inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, aho imihanda ihurira, na B, inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hani igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere urafungana, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Mwa bino bisubizo bine baduhaye hari ahantu ubonye handitse ngo ifungana ry'umuhanda? Ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nujya mu kizamini wakora mu kanya noneho bakaba babishyizemo urahita ubikora kubera ko mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A, metero 1 na santimetero 50, B, metero 1 na santimetero 75, C, metero 1 na santimetero 80, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Igihe bazaba bavuze ngo metero 1 na santimetero 90, icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni metero 1 na santimetero 90. Nujya mu kizamini wakora mu kanya bakaba bashyizemo ngo metero 1 na santimetero 90, uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cyanya cyo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumaro kikuru niyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iyo tara rigomba gushyirwa ahakurikira. Kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'umuyobozi cy'inyabiziga ugiye kukunyuraho, ukoresha itara risa n'icyatsi kibisi umwereka ko wabonye ko ashaka kukudepasa. Iryo tara rishyirwa hehe ku kinyabiziga cyawe ukoresha? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe: A, hafi y'inguni ibumoso bw'ikinyabiziga, B, nyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, C, nyuma hegera inguni y'iburyo, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Iryo tara risa n'icyatsi kibisi riba riri ku kinyabiziga cyawe. Iryo tara urikoresha werekana ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho. Iryo tara ribishyirwa ku kinyabiziga cyawe inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Uri kugenda mu muhanda ubonye umunyegare imbere yawe, ni gute wamudepasa? A, kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho, B, kumunyuraho umwegereye, C, gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, D, kugabanya umuvuduko mbere yuko umunyuraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Ugomba gusiga umwanya uhagije kubera ko igare murabizi nta moteri rigira, kugira ngo utamuteza ibyago ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nawe. Ndizera ko waramusamo se gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma. Twaye romoroki, twaye ya rukururana, uri gusubira inyuma ariko ntabwo uri kuhareba neza. Uba ugomba gukora iki? Kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma, be gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma, se gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora, de gukoresha kareba nyuma kakwegereye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Dukunda kubibona pe, ukabona umuntu ari gusubira inyuma atari kureba neza, ariko inyuma hari umuntu uri hanze uri kugera amubwira ati ngwino hagarara, imbere gato, igira imbere gato, garuka ibumoso, garuka iburyo. Uwo muntu wari hanze y'ikinyabiziga. Rero nawe n'ubu utwaye nka za rukururana uri gusubira nk'inyuma ariko utari kuhareba neza, uzareba umuntu uri hanze y'ikinyabiziga akuyobore. Rero uba ugomba gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ndizera ko waramusamo se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu, bucishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba kivuze iki mu byapa byo ku mihanda? A, ntihanyurwa. B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. C, umuvuduko utarengeje. D, inzira y'abanyeshuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa iyo ukibonye munsi yacyo ugomba kuhaparika akanya gato, wenda se no umuntu ugiye kuva mu kinyabiziga cyangwa se nakantu ugiye gufata bakuzaniye, ariko ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebira video nagukoreye y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Hehe? Hafi itemiyo hari umuhanda ufunganye. B, hafi yaho abanyamaguru banyura. C, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Uba ubujijwe kudepasa ibindi binyabiziga byose. Ibyo wemerewe kudepasa ni ikibiziga bibiri, harimo nka za velomoteri, amagare n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Ibyo byo wemerewe ko wabinyuraho, ariko ukaba ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga bindi. Amakamyo zino zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, amavatiri ubujijwe kubinyuraho. Ibyo wemerewe kuwanyuraho ni ikibiziga bibiri. Hehe? Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iteme ni kimwe n'ikiraro. Hafi y'aho abanyamaguru banyura ndetse no hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Niyo mpamvu duhisemo D, ibisubizo byose ni ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo iyo nta
mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni nuwe muvuduko: A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A kilometero 60 mu isaha. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Naho amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75. Ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25. Noneho amapikipiki murabizi ni kilometero 80, naho za velomoteri ni kilometero 50 mu isaha. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo babaza kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko waramustamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kwiga turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu. Waba ukeneye kwiga turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri hafi, ufite nk'akazi katakunda guze twigana mu ishuri uboneka amasaha y'ijoro, cyangwa se ukaba uri kure, uduha amasaha we ubona aboneka ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 08993531626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kode turayigusabira aho waba hose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, katubwira ubwoko bwa kode ukeneye tukayigufatira aho waba hose mu gihugu. Iyo ufite ibyangombwa mu gihe kitarenze iminota 3 umaze kubona kode, ni mutwandikire rero cyangwa muduhamagare ni kuri 08993531626 tubashabire kode nziza tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibo mugisha mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.